Iyi video ndashaka tuyiganire. Iyi video umuntu witwa single mother n'abagiye ku ruhande. Aba single mother ntibajye ku ruhande. Ndashaka kuvugana n'abakobwa bari gushaka, ndashaka kuvugana n'abadamu bari mu ngo zabo. Aba single mother murebe aho muba mugiye. Murebe aho muba mwerekeje, ntabwo tubakeneye hano. Aba single mother nimba urugo rwarakunaniye, yes rwarakunaniye, ariko reka guca abandi, reka kuvuga ngo nimba urugo rwarakunanira n'undi ruzamunanira. Ugasanga urinjizamo abantu ibitekerezo bibi, umva ngo ugiye nk'umugabo nashatse, ngo gushaka ni ibiki, gushaka bimaze iki. Ugasanga uri kugenda winjizamo abantu bagiye gushaka, abakobwa uri kwinjizamo imitima mibi ngo nta cyiza cyo gushaka, ngo ntabwo nzashaka. Ninde wabwiye ko gushaka atari byiza? Ninde wabwiye ko gushaka atari byiza? Bishobora kuba nimba uri single mother ari wowe wabigizemo uruhare. Abatabigizemo uruhare tubihanganisha, ariko hari n'ababigiramo uruhare. Rero nimba uzi ko uri umukobwa ugiye kubaka urugo, irinde single mother. Uriya nta nama nzima yakugira, uriya ni ukuvuga ati nubona umugabo atashye saa sita z'ijoro uze tuzinga witahire. Umugore nakubita urushyi uze tuzinga witahire. Iyo niyo nama azakugira. Iyo niyo nama niyo afite nta yindi. Niyo mvuze ngo iki kiganiro single mother ku ruhande, nganire n'abakobwa bagiye gushaka, nganire n'abakobwa bashatse, nganire n'abadamu. Single mother ku ruhande. Nimba uzi ko uri mu rugo rwawe cyangwa se wenda kurugeramo, nimba uzi ko unarurimo, single mother nta nama yindi azakugira, kuko nawe ntawe yigiriye. Nese unatanga icyo adafite? Nimba uzi ko uri umugore w'umugabo, ukaba uzi ko ufite inshuti ya single mother, byanze bikunze nawe uzasenya. Nimba muri n'inshuti, mube inshuti ariko wirinde kumubwira iby'urugo rwawe, kuko nuza n'iby'urugo rwawe azavuga ati se rero nagiye mbaye iki, ati ishyize uriya mugabo ubu ndiragira ikicyura, nta kibazo, ntambaza ngo utashye ryari. Niyo nama azakugira. Nimba uzi ko uri umugore ufite umugabo, irinde single mother. Single mother uburibwe bwo kuba nta mugabo afite arabuzi, rero nta yindi nama azakugira, azavuga ati nawe ngwino tujye muri ghetto. Single mother buriya n'ubuze agahinda bafite. Abafite agahinda mwe mutabasha kumva. Akahinda bafite kazwi n'umusegararaho, ariko we ntabwo yakwereka. Uzaza umurire ati urabizi umugabo wanjye yatashye saa 9. Inama azakugira ni iyihe? Azakubwira ati ko se uri mu biki, ati ubuse agiye kubona twatandukanye mbaye iki, ati mbaye iki, nta igihe shakiye, nkora icyo shatse, ntamubwira ngo utashye ryari. Nta yindi nama azakugira. Nimba uzi ko ufite inshuti y'umusingle mother, umuganiriza iby'urugo rwawe, umenye ngo nawe nta rugo ufite. Ejo n'ejo bundi uzasenya, ejo n'ejo bundi urugo uzaruvamo, kuko niyo nshuti ufite. Baca umugani ngo mbwira uwo uri we, mbwira uwo mugendana, nkubwire uwo uri we. Please, nimba uzi ko uri umugore ufite umugabo, nimba uzi ko uri umukobwa wenda gushaka, ibintu by'urugo rwawe ubibwira single mother. Single mother nta yindi nama azakugira. Simvuga ngo umugire umwanzi wawe, mube inshuti ku bindi bintu, ariko ibintu byitwa urugo rwawe bireke bigumize mu mutima wawe. Dore ibintu bitatu ngiye shaka kubabwira, wenda umugabo yagukorera ukavuga ati ibi ntabwo nabyihangana, nahambira nkagenda. Ni ibintu bitatu. Umugabo ugukubita. Umugabo ugukubita kumwihanganira biragoye, ariko umugabo utagukubita
umugabo utaha saa tanu z'ijoro, wabona ngo atashye saa tanu atashye yasinze, ngo nawe urahukanye, ngo amafaranga yose yakoresheje, ngo urahukanye uragiye. Dore inama ya mbere. Nimba ari umucuruzi cyangwa se akorera ukwezi, gerageza uwo mugabo nimba yinjizaga nka miliyoni ku kwezi cyangwa 500, mubwire ati sheri reka dufate kredi tugure wenda ahantu runaka, tugure ikibanza, tugure inzu. Nimba yinjizaga miliyoni ku kwezi, niba afite amafaranga, nafata kredi bazajya bakata asigarane nka 500. 500 azajya abura yo kunywera. Urumva iyo ni inama mbagiriye. Azajya abura yo kunywera, ahahe, narangiza abone sigaye dukeya inzoga zigabanye. Iyo niyo nama ya mbere. Amafaranga anywera gerageza muyashore mu mishinga. Murebe hari umuyashora kugira amafaranga yanywera gabe makeya. Siba yinjiza miliyoni 3 ukaba nta wundi mushinga mufite, kuvuga ati uyu mushinga utwara amafaranga ya naye agisira ahembwa makeya, nyine azayidagaduramo, azayaryoshya nangiza ageze aragakubite. Iyo niyo nama ya mbere. Gerageza umugire inama, umwicaze, mushaka amafaranga hari umuyashora, kandi nimba ari umugabo ushaka kubaka azumva iyo nama, nawe uzamugire inama nzima. Uvuga ati katugure inzu hariya, iyi nzu dufate inguzanyo, azajya ahembwa nimba miliyoni, azasigara 500. 500 tuweho umuceri. Ariko umugabo uhahira urugo, umugabo uhahira urugo akantu kose akabaze ko yakaguze, yarangiza akajya kuyanywera, urangiza ngo urahukanye. Nakubwiye ngo umugabo utazihanganira, umugabo uzagukubita, wowe uzakiza amagara yawe ugende. Ariko umugabo uguhahira, ikibazo afite ni ugusesagura amafaranga, ikibazo afite ngo ni ukunywera amafaranga ataha mu gitondo, uwo mugabo wamumanaginga, uwo mugabo akajya buri icyo kunywera, ukajya umutumiza agacupa kuri botike ari mu rugo. Ikintu muracyumva. Ariko igihe cyose uzabwira Singomada ati tuzi ko amafaranga yose yanywereye, amafaranga yashyize mu mishinga, abone hari gusabuka amafaranga makeya, avuga ati haravamo minerivare, havamo ibyo guhaha, bihuriremo. Kandi ikindi cya kabiri, si nko guhita ufatirana umugabo yasinze cyangwa se atameze neza ngo uhite umutura ibibazo byawe. No, fata umugabo wawe igihe ubona ameze neza, umubwire ati sheri ndashaka uyu munsi dusohoka. Nimba ikintu ubona akora udakunze, musohokane. Wowe kwikofiye ngo ati uyu munsi ndashaka gusohokana. Ugende muganire. Ndakubwiza ukuri, ibiriya bintu yajyaga akora azabigabanya. Ariko nutangira kuvugira hejuru, yahita yasomye icupa ugakinywa ashize isaha, ntabwo uzaba uri gukemura ikibazo. Njye mubwira ngo ubundi abantu babiri bafite ubwenge bananirwa kumvikana gute? Yego hari abagabo badashobotse, ariko menya uko utwara umugabo, menya uko umutwara umugabo wawe. Nimba ubona yarakaye, umenye ukuntu umucurura, umenye ukuntu ushaka kumusubiza muri mudu. Ariko nufunga umutwe nawe ukawufunga, urwo rugo ruzasenyuka. Kandi iyo rusenyutse muba mwangije ibintu byinshi. Deja mwamaze kubyara, urajya muri geto, urajya gukodesha inzu, ba bana bawe batangire babeho nabi, wenda nta kibazo bari bafite, abagabo batangiye kwinjirira. Abasingomada ukuntu bagowe, umuntu wese aba yumva amufiteho ijambo. Umugabo wese aba yumva amufiteho ijambo.
akaba yatereta, akaba yagira gute, akaba yarahamagara. Umugabo nawe uba umuhaye, uba umugize nk'inyagasozi. Umugabo aho ari hose aba akeneye umugore. Rero iyo mutandukanye uba umugize inyagasozi buriya. Buriya niyo mpamvu umugabo aho ava akagera atinya divorce. Buriya abagabo batinya divorce. Batinya divorce. Icyo nashaka kuvuga rero ni iki? Menya uwo mugendana, menya inshuti ujyana nazo. Nawe nimba ucyubaka urugo rwawe, nimba ushaka ko rukomera, shaka inshuti zifite akamaro. Shaka umumama ubona ufite imico myiza. Nese hano hanze hari abantu babaye imbobo, hari abagore babaye imbobo. Hari abagore hano hanze babaye ihene kandi bafite abagabo. Ni ba bagore bahora baca inyuma abagabo babo. Umugore afite umugabo ariko arasambana. Uwo mugore muraba inshuti gute? Kandi urabizi ko abikora. Ejo n'ejo bundi umugabo azamufata bakore divorce batandukane. Please, nimba uzi ko ufite inshuti imeze gutyo, iyo nshuti y'umuntu igitekerezo ari buhe ni ikihe? Hano hanze hari n'abandi bagore bazi ubwenge, bazi icyo gukora. Avuga ati ngiye gushora amafaranga ahangaha, amafaranga yabyara ayandi. Akwiye n'ibindi bagore b'ibigoryi birirwa mu mayoga, birirwa basambana kandi bafite abagabo. Uwo muntu nk'uyu umaze kumubona, wumva azaguha iyihe nama? Niba uri umugore ushaka kubaka urugo rwawe, umugore umeze gutyo wumva azaguha iyihe nama? Shaka inshuti ifite icyo ukungura. Wishaka inshuti z'imburamukoro. Hano hanze hari abagore babaye abasireyi bafite abagabo. Bafite abagabo bigize imbobo, abagabo bumiwe. Nabwiye ngo abagabo batinya divorce. Umugore akamunana neza, umugore akamunana akicara akavuga ati reka ntumuze anyobore. Nimba uri umukobwa ugiye kubaka urugo, shaka inshuti nzima. Shaka umugore ugira inshuti, umugore ufite vision, umugore ufite ibitekerezo. Nimba ufite inshuti y'umugore ikaba atavuga ati dukore business niyi, twiteze imbere, cyangwa se dore njye iyi business navuye hangeze ahangaha. Kuki udashaka umugore ngo mube inshuti? Ugashaka babandi baba uyu munsi DJ Brian yacuranze hano, tuzajya kubyina uyu munsi. Mana yanjye, mumenye ubwenge. Nabwiye ngo mumenye ubwenge. Nabwo ikintu utazihanganira ni inkoni, ariko ibindi byose wabimanajinga. Ibindi byose wabasha kubishyira ku murongo. Nabwiye ngo umugore niwe mutwe w'urugo. Iyo umugore uzi ubwenge arubaka. Ariko iyo uri umugore ukigira umuntu wa danje, ntubashe kumvira umugabo. Umugore ashobora kuza yigize intakoreka, ariko wowe ukamushyira ku murongo. Ukabasha kumushyira ku murongo. Kandi byose ntabwo bivuze ngo uvugire hejuru uzane induru. No, mwicaze igihe ubona ameze neza ari muri mudu, mwicaze muganira. Ikindi cya kabiri ngo kijya kimbabaza, kandi abantu benshi bakunda kugikora, ngo turashwanye uhise uhamagara famiye zirateranye. Izo famiye uhamagaye ntabwo zose ariko zishimiye ko mubanye. Iki kintu muracyumva? Izo famiye uhamagaye zose ntabwo zishimiye ko ubanye n'uwo mugabo. Mwebwe hagati yanyu, wewe mugore niwe ndi kubwira, mwe hagati yanyu, wowe mugore shaka umwanya umugabo umubwira ati ndagukeneye. Igihe ubona nyine ari muri mudu nziza, ntibimubwire ari mu burakari kuko ntabwo ahora arakaye. Igihe uzabona ari muri mudu nziza, uzamubwira ati ndagushaka, icyo ushaka ko tuza kuganiraho.
nushaka ushaka n'udufaranga dukeya umuyagankuba ujye guhaha uguremo dukeya tuzigama ati udufaranga nzatumusohokanamo, mujyane munywe murye mwishime, nurangiza umuganirize ku bintu mutumvikana. Ndakubwiza ukuri uzava byafashe umurongo. Ariko nuhamagara umuntu uhamagaye azava aho ngaho ahamagara undi nawe ahamagara undi ati murabizi kwa kanaka byanze. Nubwo yaba ari mama wawe azabibwira mukuru wawe, azabibwira mushiki wawe, nubwo yaba ari nyokobukwe azabibwira muramukazi wawe, azabibwira nde. Mwebwe ibibazo byanyu biri hagati yanyu mubyikemurire. Ibyo guhamagara imiryango ngo nize yumve, icyo kintu wakishe, icyo kintu navuze ngo wakishe. Mwebwe hagati yanyu nibyanga, ubona byanze uzatekere ibyawe ugende. Guhamagara abantu ngo baje kubunga, guhamagara ngo yankubise urushyi ndahamagaye, yatashye bwije ndahamagaye. Ibibazo ni ibyanyu uko muri babiri, niba kubikemura uzazinga ugende. Guhamagara ntabwo ari ibintu, ntacyo bikora, ntacyo byabafasha. Wowe mugore ugomba kumenya ukuntu utwara umugabo wawe, uba uzi ko ameze. Iyo arakaye ubizi, ikimurakaza urakizi, ikimushimisha urakizi, gikore. Nubona yishimye muganire ku bibazo mufitanye. Ariko uzanye ibibazo umuntu uramuzi, buriya buri mugore wese abaza umugabo we, abaza ikimurakaza, abaza ikimushimisha. Nimba ubona umugabo yarakaye, ibyo bibazo byawe bireke. Ariko nubona yishimye, mubiganireho. N'ibintu na ngombwa, ese wari uzi ko ushaka guca bugufi ugasaba imbabazi kandi nta makosa urimo, kugira amahoro aboneke? Ariko muzi ikibi cyo gusenya. Bariya bana mutanduka, umwana atorokana na se na nyina, uzi ingaruka ahura nazo. Uzarebe iyo umubyeyi, ikintu cyose umwana yishima abona ari kumwe na se na nyina kandi bari guseka, bari gusangira. Mbese uzarebe, tuvuge nk'umugabo ashobora kuza akaguterura, umwana ari kureba, akagushyira mu mugongo. Bagabo muzabigerageze rimwe, uzafate umugore wawe umushyire mu mugongo, umwana ari kureba, uzarebe ukuntu yishima, uzarebe ukuntu aseka. Umwana wese yishima abona mama we ari kumwe na se. Mwebwe mufitanye ibibazo, ariko mugerageze mubirangize, murere abana banyu neza. Abantu ba mbere muri guhemukira ni bariya abana mwabyaye. Please mugerageze. Nabwiye ngo iki kiganiro ntabwo shaka abasingo mada, byararangiye, urumva? Ariko niba byararangiye, nabwiye ngo nimba uri umugore ufite urugo, uyiganiriza singo mada ibibazo byawe by'urugo, muganire ibindi. Ibibazo byawe by'umugore n'umugabo ni mwebwe babiri, ni mwebwe mugomba kubirangiza. Turumvikana? Kasoreza aha nakagaruka.